Bihe byiza cyane kuri aho dukurikiye. Muri iyi video tugiye kureba ikibazo gikomeye cyane kandi gikunze guteza indwara zifata ubwonko. Iki ni ikibazo cy'imitsi ijyana amaraso mu bwonko ishobora gufungana. Hari ubwo imitsi ijyana amaraso mu bwonko ifungana, ibi bigatuma ubwonko budahabwa cyangwa se butagerwaho n'amaraso ahagije, oxygene ndetse n'amavitamine atuma ubwonko bukora neza, ugasanga ntabwo ahagereye ku gihe. Hari ubwo rero biba byatewe n'impamvu zitandukanye. Izo mpamvu tugiye kuzireba, turebe ikiba cyabiteye nyine, hanyuma turebe n'ibimenyetso. Hari ibimenyetso biranga umuntu ufite icyo kibazo cyo kuba imitsi itwara amaraso mu bwonko ndetse ituma na oxygene igerayo, iyo mitsi ikaba itagikora neza, ndetse ugasanga byateje n'ibibazo bitandukanye, ari nabyo tugiye kureba. Hanyuma turaza no kureba uburyo umuntu ashobora no kwifashisha imbuto z'indimu, turiya tubuto tuba turimo imbere, tukaba twagufasha tukakunganira mu gihe ufite icyo kibazo, kuko icyo kibazo kiba gikomeye, biba bisaba ubuvuzi bukomeye. Ariko turavuga n'ukuntu izi mbuto z'indimu zishobora kugufasha zikakunganira, zigatuma ugenda umera neza, dore ko haba hariho n'ibimenyetso bikomeye byo kwituragura hasi, uribwa n'umutwe, akenshi umutwe w'uruhande rumwe ugaye ukurya cyane. Ibyo byose bikaba biterwa n'icyo kibazo. Igihe tugiye kubana muri iyi video, Nathaniel Fiabora, kubana nanjye kugeza dushoje iyi video ni iby'agaciro, kuko uraza kuba usobanukiwe uburyo ushobora kwitwara uramutse wumvise ukunda kugira ibi bibazo by'ubwonko kubera amaraso atahagera neza. Ngaho kora subscribe niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, hanyuma ufungura akazogera kugira ngo ujye ubona video notification nyine igihe tugejejeho video, kugira ngo ubashe guhita ubona ikiganiro. Ikindi kandi wowe wamaze kuyikora ndagushima cyane rwose, jya wibuka ukore aho hari like ndetse sharing video, utwandikiye n'igitekerezo cyawe muri comment, nabyo biba ari iby'agaciro kubera ko tugenda tuhabonera byinshi, tugenda twungurana ibitekerezo. Ibyo byose ni mwebwe muba mwagiye mubitugezaho mukoresheje comment, bigatuma tugenda twungurana ibitekerezo. Bibutsa ko rero kuri iyi channel tuhanyuza ibiganiro bivuga ku ndwara zitandukanye, uburyo twazirinda ndetse n'uburyo twabungabunga amagara yacu muri rusange, haba ku bujyanama bw'imirire ndetse n'iminywere, girira umubiri wacu umumaro. Ibyo byose bikatubera imiti, ibyo turya ndetse n'ibyo kunywa bikatubera imiti. Ikindi kandi tukurangira imiti itandukanye y'ibimera ishobora kugufasha ikakuvura indwara zitandukanye cyangwa ikanakorohereza. Ibyo byose nta handi rero ni kuri iyi channel Nathaniel Fiabora. Mugiye mubana natwe kugira ngo mubashe kumenya ibyo bintu byose. Ikaze. Ubundi iki kibazo gikunda kubaho mu gihe iriya mitsi nyine iba itwara amaraso yajyana mu bwonko. Iyi mitsi ijyana amaraso rero yitwa cerebral arteries. Iyi mitsi ijyana aya maraso, iyo iyi mitsi yatangiye kugenda yifungana cyangwa se igenda igabanura volume yayo, ndavuga mw'imbere, umuyoboro wayo wo mw'imbere, niyo rero impamvu ishobora gutuma aya maraso atagerayo neza. Iyi mitsi rero iyo yatangiye ifungwa n'ibinyamavuta, ubwo ndavuga cholesterol, byirunda bikagenda bikirunda mu mitsi, bigatuma imitsi itabasha gutwara amaraso akagenda adafite birantega. Iyo amaraso ahuye rero n'iyo birantega ya cholesterol, ubwo ndavuga ari mitsi ijyana amaraso mu bwonko, kubera cholesterol iyo zimaze kwirundamo ari nyinshi, amaraso atangira guhura na birantega, hanyuma amaraso agera ku bwonko ntahagere ari menshi nk'uko bikwiye. Hanyuma rero calcium iyo zibuze ndetse n'amavuta bikiyongera, bigatuma rero imitsi nayo
igenda igasa nk'aho ikoze mw'imbere, ibyo bintu bikagenda bigasa nk'aho bikoze urukuta, hanyuma mu mutsi mw'imbere bigatuma amaraso ahura n'iyo birantega ntagere ku bwonko neza nk'uko bikwiye. Iyo rero bimaze kumera gutyo usanga uburyo uriya muyoboro w'amaraso umeze ugenda nyine ugabanuka, hanyuma amaraso ntagende neza. Ikindi ni uko izo nkuta ziba zagiye ziza amaraso usanga zitangira kugenda zimenagurika, zishwanyagurika, hanyuma bigashobora gutuma amaraso uburyo agenda nyine nabi mu bwonko. Ibi bishobora kandi kuvamo stroke, ari nabyo bintu bikomeye cyane, hahandi umuntu atakaza ubushobozi bwo kuvuga, kuko hari abo bibaho ugasanga no kuvuga bise bihagara. Niba yavugaga neza ukumva umuntu atangiye kuvuga adedemanga, icyo ni ikimenyetso cya stroke, ndetse ugasanga umuntu atakaje n'ubushobozi bwo guhangana n'uturemangingo tw'ubwonko ndetse n'ibindi. Ibyo byose rero bibaho kubera ko umuntu yagize ikibazo cy'ifungana ry'imitsi itwara amaraso mu bwonko. Ibi byose rero akenshi iyo bibayeho rwose umuntu atangira kugenda ahura n'ibibazo bitandukanye. Impamvu rero ziba zabiteye nk'uko twari tubivuze ni cholesterol nyinshi, ibiryo cyangwa se abantu mukunda kurya ibiryo bigizwe n'amavuta menshi cyane, kandi hari uburyo mudakora siporo, ntabwo ari byiza. Iyo bibaye gutyo rero n'umuvuduko w'amaraso ntabwo wawubura, kandi ndetse umuvuduko uri hejuru. Iyi muvuduko w'amaraso rero nawo iyo ukomeje kwiyongera hashobora no kubaho nyine iyo stroke, kubera ko amaraso aba agenda mu buryo butari busanzwe, bikaba byatera ibibazo bya stroke. Ikindi kandi iyo ufite isukari nyinshi mu maraso, urwaye diyabete nyine, ntabwo wabura guhura n'iki kibazo cyo kwiyongera kwa cholesterol, hanyuma imitsi itwara amaraso ku bwonko igatangira kugenda imera nabi cyangwa se yipfundikira ayo maraso n'ibinure, bigatuma ubwonko bwawe budakora neza. Ikindi kintu, abantu banywa itabi akenshi cyane nabo batangira kugira iki kibazo cy'ifungana ndetse vuba cyane ry'imitsi itwara amaraso mu bwonko. Ikindi kintu ni ukudakora siporo. Ibi nabyo bituma ibinure byiyongera, hanyuma amaraso agatembera nabi, ari amaraso ajya ku bwonko. Ikindi kandi ni ukurya ibiryo byinshi birimo amavuta nk'uko twabivuze, ibinyamasukari cyane. Stress buriya zishobora gutuma imitsi itwara amaraso mu bwonko itangira kugenda ikora nabi, hanyuma hakabaho ikibazo cyo kuba iriya mitsi yanaturikira mu bwonko, umuntu agahura n'ibibazo bya stroke. Hari ibimenyetso rero byerekana ko iki kibazo cyo kuba imitsi itwara amaraso mu bwonko ishobora kuba yaratangiye kugenda yifunga, kandi bikaba byagutera ibibazo bitandukanye nk'ibi ngibi. Igihe akenshi ukunda kumva uribwa n'umutwe w'uruhande rumwe, ukumva igihe cyose akenshi rimwe na rimwe ukumva umutwe w'uruhande rumwe urakurya, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko imitsi itwara amaraso mu bwonko yatangiye kugenda yifunga. Ikindi kandi ni ukugira ikizungera, ukumva ushaka kwikubita hasi bya hato na hato. Ibyo byose nabyo ni ikimenyetso cyerekana ko ushobora kuba imitsi itwara amaraso mu bwonko yaratangiye igenda ihura n'izo birantega za cholesterol, bya binure. Iyo bigenze gutyo rero, kugira ngo wumve wakwitura hasi, haba habayeho kuba amaraso ndetse na oxygene bisabwa kugera ku bwonko biri kuhagera ari gakeya, biri kuhagera ari bike cyane, hanyuma ubwonko bugasa nkaho butangiye kumuka, hanyuma muri kwa gushaka kumuka ukumva rwose wakwikubita hasi. Hari n'abo bibaho bakabyitiranya n'igicuri, ariko akenshi biba byatewe n'icyo kibazo, usanga umuvuduko w'amaraso warazamutse cyane, hanyuma bigatera kuba yahura n'ibyo bibazo byo gutangira kugira ikizungera, akaba yanitura hasi. Ikindi kandi ni uguhinduka kw'amaraso,
hari igihe amaraso nayo ahindagurika, ugasanga uburyo amaraso aremereye mu mitsi bigahinduka. Ikindi kandi ukabura ijambo cyangwa se ukabura uburyo bwo kuvuga ku buryo neza ushobora kubura ikintu cyo kuvuga, kubera ko ubwonko bwamaze gusa nk'aho buhindura uburyo bwari bumeze, ukabura rwose ijambo wanasohora mu kanwa, ugasanga umuntu atangiye kuba ikiragi cyangwa se atangiye kugira ubumuga bwo kutavuga. Noneho ikindi kimenyetso kibikubwira ni uko ushobora kugira ijosi rigahengama, ukabona rwose umuntu yatangiye kugenda urukebu, ijosi ryarahengamye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyerekana ko imitsi itwara amaraso mu bwonko yatangiye kugenda yifunga. Ni byiza gutangira rero hakiri kare ukajya kwa muganga. Ikindi kandi ni uko ushobora kugira ikibazo cya pararize mu gihe iki kibazo cyakubayeho cy'imitsi igenda yifunga. Ibi ni ibimenyetso rero bikwiye kwitabwaho cyane kuko bishobora kubanziriza stroke, kubera ko stroke rwose ibimenyetso byayo, ibi ni ibimenyetso bishobora kwerekana ko stroke uri hafi kuyirwara, imitsi itwara amaraso mu bwonko yatangiye kugenda yifunga. Ibyo byose rero bishobora gutera stroke, bishobora gutuma ubwonko bukora nabi, aho utangira kugihura n'ibibazo byo kwibagirwa, ubwonko ntibukore neza. Ikindi kandi ushobora kubura imbaraga z'uruhande rumwe, nyine ukarwara iyo pararize y'uruhande rumwe, ukagira n'ubwo bumuga bwo kutavuga, cyangwa se ugatangira kugira ingingo zimwe na zimwe zigenda zihura n'ibibazo. Hari inama rero ugirwa niba ujya wumva ufite icyo kibazo, mbere na mbere kuko icyo kibazo kirakomeye, tera intambwe ujye kwa muganga bagupime barebe ikibazo, bazagusuzuma umuvuduko w'amaraso mbere na mbere. Ikindi kandi bazafata cholesterol test bagusuzume, ni test uzakorerwa y'ibinure, bakareba ibinure ufite ikigero biriho mu mubiri wawe. Ibyo nabyo biba ari byiza cyane. Ikindi kandi basuzuma isukari iri mu maraso, ubwo ni diyabete. Bamara kubireba ibyo byose bakakurebera mu bwonko niba bagasikana ku bwonko, bakakurebera mu mitsi itwara amaraso mu bwonko ko nta kibazo ifite. Iyo babibonye rero bahita baguha imiti, iyo miti abaganga baguha imiti igabanya izo cholesterol. Ikindi bakaguha imiti igabanya umuvuduko w'amaraso, kubera ko iyo umuntu yatangiye kugera kuri icyo kibazo ni ngombwa ko ufata imiti rwose yo kwa muganga. Ikindi kandi baguha imiti ifasha amaraso gutembera mu buryo bwihuse, ariyo bita anticoagulant. Iyo miti rero iyo bayiguhaye hari uburyo uba ugomba no kwifashisha izi mbuto z'indimu, ari nabyo navugaga. Hari uburyo uzajya ubigenza ugakoresha imbuto z'indimu, zishobora gufasha nko mu buryo bwo kukunganira, kubera ko imbuto z'indimu zifite ibinyabutabire bikomeye cyane, zifite antioxidant zifasha kurwanya ndetse no kongera uburyo amaraso atembera mu mitsi. Indimu kandi ziriya mbuto zazo zirimo vitamine C nyinshi cyane, ifasha imitsi gusubirana imbaraga. Harimo anti-inflammatory compounds, izo zose ziragenda zikoroshya amaraso ntaremere cyane. Muri ziriya mpeke z'indimu harimo ibinyabutabire bifasha kugabanya cholesterol mbi ziri mu maraso. Ziriya ndimu rero, ziriya mbuto zazo uko uzikoresha, ufata imbuto zazo nk'imbuto uvanye mu ndimu yose, hanyuma ukazifata ukazumisha. Wamara kuzumisha ukazisya cyangwa se ukazisekura. Wamara kuzisekura ukaza gufata nibura ako gafu kayo watunganyije neza, nk'ikiyiko watunganyije neza. Ufite ikiyiko cy'amavuta ya elayo, warangiza ukavangamo ako gafu ka ziriya mbuto,
warangiza ukagira ugasa nkaho ayo mavuta nyine uyashyuhije, warangiza kuyashyushya ugafata turiya tubuto dukeya waseye nyine nk'uko twari tubivuze, ugafata agace k'akayiko, agace gatoya k'akayiko ka ziriya mbuto ukazivanga n'ayo mavuta ya elayo, warangiza ukavangavanga neza, ukajya ufata ako kayiko rimwe ku munsi, bizagufasha cyane. Ariko ibi bintu nubwo mbikubwiye ntuzabisimbuze, ko ugomba kujya no kwa muganga ukabanza ukisuzumisha, bakakurebera ingano y'ibinure ufite mu maraso, bakagusuzumira ubwonko bakabusikana, bakareba niba nta kibazo gikomeye kirimo, hanyuma ugatangira no kujya ukoresha ibyo bintu byose nkubwiye. Ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere ni uko ubanza kujya kwa muganga. Abaganga nibo babona urwego cyangwa se uburyo uburwayi bwawe bugezeho, hanyuma ukaba uhakura inama, kuko iyo babonye ari ngombwa ko utangira iyo miti barayiguha, ariko iyo bakubwiye yuko hari ibyo ugomba gukora kugira ngo imitsi yawe yo kugumya kwifunga n'izo mbuto zikurwanaho kandi bikagenda neza cyane, ndetse iyo bitari byaba ikibazo gikomeye, izo mbuto zishobora no kukuvura rwose kandi ukamera neza cyane. Niba rero ufite ibyo bimenyetso, ujya wumva ibyo bimenyetso twavuze by'uku bwonko, ntutinde kujya kwa muganga hakiri kare. Imbuto z'indimu zishobora kugufasha imbuto z'indimu zishobora kugufasha gukoresha ubwirinzi bw'umubiri mu gihe ufite icyo kibazo, zikakugabanyiriza ibinure, ariko ntabwo zisimbura ubuvuzi ugomba guhabwa no kwa muganga kuri icyo kibazo. Tera intambwe ubanza ujye kwa muganga, babanze barebe niba nta kibazo ufite gikomeye cyane mu bwonko, kugira ngo ubone gukurikiza andi mabwiriza. Ngaho ndagushimye cyane we wabanye natwe, ukaba watangiranye natwe video twajya tuyishoje. Nizere ko niba ujya wumva ibimenyetso hari ingamba ugiye gutangira gufata, kubera ko nuzifata uzaba uri kwita ku buzima bwawe kandi bizagenda neza cyane. Ibuka ukore like, share ndetse na comment, twandikira igitekerezo cyawe, utubwire wowe uko usanzwe ubizi ndetse n'uko ubyumva, hanyuma ibyo byose tuba tubikeneye kugira ngo tugende tubakorera ibintu byizewe kandi bifite ubuhamya. Ngaho mukomeze kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.